Didier Ibere yaravuze ikintu cyo kuba Rayon hari ukuntu idafite karite ariko hari n'ikindi Ibe sinzi niba warushoje wakomeza ntacyo tungikanye Rayon ntabwo itoje rwose ekipe uburyo ikora na warm up tubibona yuko imyitozo ni mike cyane pe mu bigaragara turetse kubeshya Rayon yafashe umwanya munini cyane wo kwita ku bijyanye n'imiyoborere bino bibazo byagiye bibamo nyine by'abasaza ku muyobozi n'indi hagati ya board na association focus kaba araho iri cyane kuruta iri hanze y'ikibuga kurusha gutegura mu kibuga kwita mu kibuga ndetse binahurana nuko umwanya wo kugura abakinnyi wari ugeze aho gushaka abakinnyi navuga ngo beza bari baraprovinze hano muri league babanza kubireka abakinnyi baragurwa abandi bagenda bangwa kubera impamvu ngo yazanywe na kanaka rero yisanga iri kugura abakinnyi ku isegonda rya nyuma kandi idafite amakuru ahagije noneho yisanga hari kalite itabonye cyangwa se urwego rw'abakinnyi zanye batari ku rwego rw'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport yagakeneye so ngenda yibona mu buryo butatu Afahami Lofty n'abungiriza be iyo ushyize amaso mu nzove bakubwira yuko ikintu cya mbere bakora usibye hamwambari aje atangiye kongera gushyiramo akantu ka fitness mu by'ukuri umwanya munini kubera kuba hari ukuntu batumvikanaga na Ayabonga 100%, umwanya munini cyane ntibakoranaga ibyo bita gutegura séance z'imyitozo ku buryo ibyo ngende gutegura nka physique ijyana na tactique wa physique bi reflecting icyo umutoza ashaka mu bakinnyi be ari nacyo kizakoreshwa muri match ubwo nkabere musanga bw'umutoza we wa physique aravuga ati nshaka kujya nkina gutya aba defenseur batatu umutoza wa physique aravuga ati uzajya ukina gutyo bindekeye understanding coaching ni arabyumva ni nkuko sinzi uko nabisobanura ni nkuko naza mu kiganiro ariko ntemeranya n'umurongo w'igitangazamakuru nkorera na editorial yani hari sinakoresha imyitozo ya physique ariko ntemerana na coach uzayikenera ngo ayihuze na tactique kuko tactique ni igikorwa gihuza physique na technique that's tactics ntago wambwira ngo abakinnyi ba Rayon bariruka se bariruka ngo urahagarara bariruka ariko kuri doze ingana itukeneye iki coach bariruka ariko ukeneye ko mbirukansa gute ukeneye ko nkoresha séance zingana gute zisa gute je yawe imezitira sabiki kugira ngo ujye kubibashyiramo muri tactique none bihuze n'ikibuga so icyo rero nta cyabaguzi cyabaga barazaga mugabo yari degute niyo mpamvu yisubiriye no muri Afrika Ayabonga icyabaga ni deka je ya deka hari ibintu bitatu itanga muri Rayon Sport muzavunikisha cyane icyo ndakibategura mbere yuko rwose tujya no mu bintu byinshi nimutabona imvune nyinshi muri iri sezo hari umutipe usigaye ugira atera imigisetsa ngo mpinduke igike yarabati ngo nicyo kintu kibi cyane iyo umubwiye Canada bati nibitaba nzahinduka igikeri so simuze ngo mpinduke igikeri ariko izavunikisha parce iyi myitozo nawo mapu yabo nta ibintu bya deka ntibikibaho Afahami yamutoza nkawe mukuru ntago bikiba utuntu twareyo haratera dukona dutatu bagakora turiya tuntu bagashyiraho turiya tuntu twasara n'umutwe kunyuramo kuri mukinnyi aba agira akava hano ku gakona kamwe akagera ku kandi mukore ikiziga cy'abatandatu hajyemo babiri hagati biriya bya Londo ngo umuntu arekipe utwo dutize tw'abana umukinnyi ugiye kwiruka ugiye kujya mu kibuga iminota 90 ugiye kuba hagana arahura na bamusanga abana b'Abakongomani bariye bafite imbaraga wariye muri polisi wari hano muri mesi wariye wabaha vitamine umwana bakubye wanyuze mu mamaneke 50 nakubwiye ama-sprint bakora ya metero 100 uramuzana utwo tuntu twa deka na twa Rondo wabonyita ko bakafite mwuka reyo nta mwuka niyo mpamvu aragaragura uko ashaka arinjira box aracenga rero imina you see ekipe ntitoje nicyo cyambere ariko sindenganya Afahami nubwo nawe imikinire itanatanga uburyo bwo gutanga ibitego byinshi cyo abantu bakimenye ari muri Mukura sezo ya nyuma koze ibitego 23 yatsinze atsindwa 27 Mukura yasoje mu mwenda w'ibitego ikintu gikomeye azwiho muri tactique agerageza gukora ama block no mpamvu buri abantu bavuga ni defense ya batatu bakumva ni bake ariko burya defense ya batatu igarukamo aba wing back babiri bakaba batanu ikagarukamo aba récupérateurs babiri bakaba barindwi ubwo mu bakinnyi imbere ubwo bajya gushaka ibitego ukabasigaranye batatu freedom yo kugiye kwizamu ntagirimo
niyo mpamvu bamubwira ngo retusha tujya kwa defenseur bane cyokora yabakinnye nimugoroba hatagira abavuga ngo yakinnye batatu yakinnye bane agiye gukina bane mbona ari nko kwivanaho wenda bazabimbaraho kuko aravuga ngo reka nkinishe bane nk'uko abantu benshi babishaka abafana n'ubuyobozi kuko uko ayireba nawe arayizi kidakomeye cyane muri karite reka nkinishe bane byibura baje kunshinja ikindi cyo kuvuga ngo imitoreze yanjye ariko ntibanshinje gusa nawe nafunze umutwe kutemera ibyo bansabye ntabwo ari uko babyishimiye aho ni naho nshaka ko mu kanya Regan aza kutujyana muri za ndani na za siri kuko hari video nabonye wapostinze kuri social media zawe werekana umutoza Fahamia n'umutoza ese buri baramwungirije cyangwa n'umuntu aracyashinzwe kongera imbaraga umwongereza we kuko niwe babaganira aracyari inshuti iriya shusho ndagira ngo uze kuyidusobanurira muri za ndani ariko mbere yuko tuyijyaho reka tubanze dutumike ubundi tugaruke mu kanya gatoya turagaruka